Imana iguhaye imbaraga zo kuroba iki gisamace. Gifate, cyakire, cyasamure, gikuremo. Sitateri yawe, istateri igereranywa n'amayero yawe, istateri igereranywa n'akazi kawe, istateri igereranywa n'umuhungu wakubenze, istateri igereranywa n'umukobwa wakwanze, istateri igereranywa n'imodoka Imana yakubwiye, istateri igereranywa n'igishoro Imana yaguhuza nacyo. Kandi ibi bifi birahari hano i Kigali, birahari Quartier Matewusi, birahari i Nyarugenge, birahari i Remera, birahari i Cyangugu, birahari muri Australia, birahari mu Bushinwa, birahari muri Korea, birahari muri Amerika, birahari muri Canada, birahari. Hari ibifi. Ayo mashini imbaraga y'Imana muyongere cyane, muyishimire. Ibintu biri muri literaniro birakaze. Mwavuze ngo amen. Dusome igitabo cyo Kuva ibice 33 umurongo wa 17. Kandi ubwo nagiye haravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati, n'icyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangireho umugisha nkakumenya. Babarohereza umuntu ikiganza mwicaranye mubwire ngo uzi uko izina rya Imana irizi. Izina rya Imana igize gute yemwe? Mbabarira ufate Bibiliya dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho 27, ibice byaho 17, ku murongo wa 27 turasoma kuri B yaho. 17, 27 turasoma kuri B yaho. Uyihorere. Haravuze ngo jya ku nyanja ujugunyemo ururobo, ifi uri bubanze gufata uyende, uyasamure, urasangamo stateri, uyijyane uyibahe ku bwawe, ku bwanjye nawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma ijambo riravuga ngo Yesu aguhuze n'icyo umutima wawe ushaka. Mwavuze ngo amen. Yesu aguhuze n'icyo umutima wawe urimo usaba. Mwavuze ngo amen. Uyu ni Kristo na Petero bari bageze ahantu, kandi ahantu kugira ngo bahikure byasabaga stateri. Iri jambo ritwa stateri, abateoloji jambo rahangaha mumfashe kuri sesengura. Nanjye ndi umuteoloji ndacyarimo gushaka icyo rishatse gusobanura. Ariko mu bintu byanejeje nuko Yesu na Petero aho bari bageze hari ikintu cyagombaga guhura nabo. Hari ikintu bagombaga guhura nacyo. Iki
yakirebaga akakibona muri Petero kandi yarangiza akakibona mu nyanja. Navuze ngo amen. Hanyuma rero iyi nyanja mu bintu Yesu yarazi kuri Petero, yaramuzi ibintu bigera kuri bitatu. Yaramuzi nk'umurwanyi, yaramuzi nk'umuntu ufite inkota, yaramuzi nk'umuntu ufite indobani. Ibyo bintu uko ari bitatu ntabwo yari yarigeze abitakaza. Hanyuma rero aho bari bageze bahura n'ikibazo gikomeye kireba Yesu, kireba na Petero. Yesu abwira Petero ati ndabizi neza yuko igihe tumaze igihe tugendanira ufite ikintu bita ururobo. Tumaze igihe tugendana ntago wigeze urujugunya, wakomeje kurugendana urarufite, ariko noneho urwo rurobo igihe kirageze ngo nguhuze n'icyurwo rurobo warugendaniye. Ariko mwavuze ngo amen. Uru rurobo nta kindi Yesu yabwiye Petero ngo genda ugende mu nyanja ujugunyemo igifi uri bufate bwa mbere, ucyasamure ugikuremo stateri, hanyuma uyizane ku bwanjye nawe uyiha ababishinzwe. Biravuze ngo Yesu arabizi neza ko wize, ufite diplome imaze igihe, arabizi neza ko ufite ibitekerezo bizima washora bikunguka, arabizi neza ko wadepoje bikanga, ariko noneho umva uko umwami avuganye nawe. Aravuze ngo ubwo umaze igihe ugendana urwo rurobo, aravuze ngo noneho aguhuje n'igisamake. Iki gisamake aguhuje nacyo, iki gisamake aguhuje nacyo, iki gisamake aguhuje nacyo, iki gisamake aguhuje nacyo. Iki gisamake kirahari, kimaze igihe kidegembye ahantu. Hari ahantu Yesu akwerekeje, ujugunye urushundura urakirobye. Imana iguhaye imbaraga zo kuroba iki gisamake, gifate, cyakire, cyasamure, gikuremo stateri yawe. Stateri igereranywa n'amayero yawe, stateri igereranywa n'akazi kawe, stateri igereranywa n'umuhungu wakubenze, stateri igereranywa n'umukobwa wakwanze, stateri igereranywa n'imodoka Imana yakubwiye, stateri igereranywa n'igishoro Imana yaguhuza nacyo. Kandi ibi bifi birahari hano i Kigali, birahari Quartier Matewusi, birahari i Nyarugenge, birahari i Remera, birahari i Cyangugu, birahari muri Australia, birahari mu Bushinwa, birahari muri Korea, birahari muri Amerika, birahari muri Canada, birahari. Hari ibifi. Hari igifi Imana iguhuje nacyo, gifite stateri yawe. Eta bone fosi kamando. Kandi kugira ngo iki gifi ucyasamure ni ugusenga. Ni ugusenga. Gusenga ni ukucyasamura. Pina ando Stefone mando. Ni ukucyasamura ukagikuramo stateri yawe. Hari igihe ushobora kurimo kuvuga ngo narasenze ngo nabure, ariko umva ibintu Yesu aguhaye muri aya masengesho y'akaciro. Avuganye nawe ngo hari igifi aguhuje nacyo, gifite stateri, aguhaye ubushobozi. Muri aya masengesho y'umunsi umwe n'ubushobozi, mu y'ejo n'ubushobozi. Aravuze ngo cyasamure ukuremo stateri. Stateri igereranywa n'amayero waburanye nayo, stateri igereranywa n'amadolari waburanye nayo, stateri igereranywa n'akazi waburanye nako. Stateri igereranywa n'abana wabuze, igereranywa n'urubyaro wabuze, igereranywa n'urugo rwagucanze, ariko akira stateri mu izina rya Yesu. Wakomeye Imana amashyi, wakomeye Imana amashyi, wakomeye Imana amashyi. Wayivugirije n'impundu, wayivugirije n'impundu, wayivugirije n'impundu. Kw'Imana hari igifi. Hene bastifone mando. Hari igifi.
imana iguhuje nacyo ikwemereye kucyasamura ukagikuramo stateri. niyo mpamvu ijambo rivuze ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina n'icyo uvuze icyo. haguruka dusenga Imana. ejo bundi mperutse guhura n'igifi we. Yesu aherutse kumpuza n'igifi we. ndacyasamura ngikuramo stateri. kandi iyi fi ntabwo wemere kuyirya. ni ukucyasamura ukavanamo stateri yawe, warangiza ukakirekuza kikagira gute yewe. hanyuma Yesu akajya kugushakira ikindi gifi gifite ni stateri, nacyo ukagira gute yemwe. uracyari y'Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. umuriri byarajyaga ngo cyane bakwiringiraga bari mu mahoro, araba ngo tugufite nitwifuza undi murengezi. urashoboye, uri Kristo. wewe washoboje Petero kuroba kiriya gifi. abanyakacyiru bashoboze kuroba ibifi babikuramo stateri zabo, babashe kubaka urusengero, babashe kugukorera, babashe kuguha amaturo, babashe kuguha icyacumi. uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana. tugukomeye amashyi, turavuze ngo uri Imana iduhuje n'ibyo twaburanye nabyo. hereza umuntu ikiganza umubwira ngo Imana iguhuze n'ibyo waburanye nabyo. wikwicara